Iyo winjiye mu mujyi wa Muhanga mu gihe cy'amasaha ya kumanywa cyangwa y'umugoroba uhura n'urujya n'uruza rw'abantu berekeza muri gahunda zitandukanye. Muri aba harimo bamwe bifashisha resitora zo muri uyu mujyi mu gihe cyo gufata amafunguro, bavuga ko hagakwiye kongerwa isuku muri resitora bita iziciriritse zo muri uyu mujyi, ngo kuko batewe impungenge n'isuku nke bazibonamo, ngo na cyane ko ba nyirazo usanga barazishyize ahatagaragarira buri wese, bikekwa ko hari n'igihe nta byangombwa byazo baba bafite. Nta suku ihari bihagije, hamwe ujyayo nyine nawe uba ubireba nyine, kandi n'ibyo baba baguha nese uretse kubura uko umuntu agira ubundi bageze mu rugo muri resitora. Ubundi ibyo byo muri resitora ni kimwe n'ibyo mu rugo. Resitora ubundi zikora zizwi, wenda nk'abayobozi baba bazi nizo zikunze kugira amasuku. Rero numva icyifuzo ari uko bakurikirana amaresitora, hari amaresitora aba haratazwi akora ari kugira ngo wenda yisayidire yibonere udufaranga, bakabazikora mu buryo butazwi kandi wenda arizo ziba zifite umwanda. Arizo ziba zifite uwo mwanda nyine ugende bakaba baguha n'ibiryo bidahita. Kuba urimo umuntu aba ari mu gikari se akugenda wenda ukeneye serivisi ngo bakugaburire, uba wumva turi mu kazi wenda urimo nko ku buyede akakuzanira nyine ukarya ukiyarira nyine ugahita wigenda. Kuvuga ngo nk'ababishinzwe bajya bakurikirana amasuku bakamenya ngo iyi resitora ikora gute, yemewe se, nyine bakurikirana uburyo bw'amasuku nyine ku buryo bwakora. resitora ya makeya ishoboka, ibiryo ni 400 na 500. Isuku yo ntayo, isuku yo ntayo. Kurebye nk'amasahani uriraho ukoraho inyuma gutya ukumva hariho amavuta. Isuku yo ntayo rwose pe, cyane cyane ku masahani niho hari umwanda uteye ubwoba. Icyifuzo ni uko bakongera isuku cyane cyane ku masahani. Amasahani bakoresha hari ukuntu bafata amafurusheti bakayoza, bamara kuyoza bakadumbika mu mazi umunsi wose. Ayo mazi ariyo bunyuguzamo bahita barura bunyuguzamo. Isuku niyo bakongera. Reka ntabwo ihagije, nibyo ndimo ndakubwira. Usanga ahiri ni nka 15% kandi ubundi baba bagomba kugira kwikubita agashyi. Bakagira wenda nka 99%. Kubera ko 100% bwo aho bayagira ni hakeya. Buryo nabo bakwiye kugendererwa nk'ubuyobozi bwo hejuru, bamanuka bakajya nko muri resitora bakareba isuku ihari se, isuku ihari imeze ite, cyangwa se iri ku kigero cya kangahe, bakababwira ati mwongere isuku ahangaha, yenda nko mu bikoresho bakoresha cyangwa se nk'ahantu bakorera, iyo suku ibikenewe cyane. Icyifuzo cyanjye ni uko nk'ubuyobozi bwo hejuru, kubera ko ubuyobozi bwo hasi nko mu midugudu cyangwa se mu tugari usanga barabaciye amazi, nk'ubuyobozi bwo hejuru mu karere cyangwa se mu murenge bwakwiye kumanuka bukabwo bugenda bujya muri ya maresitora yo hasi. Ya maresitora yo hasi noneho bakabakangurira bakagira isuku mu buryo bwo kugira ngo abaturage batazajya barwara izo nzoka harimo za amibe. Agaruka ku cyifuzo cy'aba baturage, umuyobozi wungirije mu karere ka Muhanga ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mugabo Gilbert yatangarije Prime TV ko yemeranya n'aba baturage ko hakiri amaresitora arangwamo isuku nke muri uyu mujyi wa Muhanga, kandi ko izo bigaragaraho zifatirwa ibihano. N'ubu timu y'isuku n'ubugenzuzi hari imaze iminsi ifunze mu Ruvumera, niho hantu hari amaresitora kuko usanga kenshi yiganjemo muri ari amakaritsiye ariho yiganje. Niho twari twahereye kuko na menshi niho ari, hari ayo twafunze barananditse ubu rero kuwambara amakindi zasubiraho kureba n'ibyo twabasabye kuzuza barabyujuje, ariko turabikora buri gihe. Nuko urumva nyine kubera abantu bashaka imibereho, uko funguye zimwe umunsi ejo bucya zifungurwa, nta kazi gahoraho, nta nubwo ari ibintu tukora rimwe cyangwa tuzakora rimwe zeseraho. Ariko nk'iyo no mu Ruvumera rwose hari izihari nka zingahe zifunze, kuko burya umwanda ntabwo ari resitora gusa, ahantu hose hahurira abantu benshi hagomba kuba hari isuku, bafite na guidelines zaho. Tubyitaho, kandi hari na timu nyine mu karere ishinzwe isuku gusa, ndetse no ku murenge hari inspection y'igiba, ubwo ni ku murenge wa Nyamabuye, byose biri muri uwo murenge nabo barabikora. Ariko turi mu bugenzuzi byose turabahagarika tukabereka ibyo bagomba kubahiriza. Hari abibaza twongera tukabafungura, kimwe nuko hari bahitamo kumuri bacengana gutyo, ariko byose nyine turabikurikirana. Abantu bajijuke, tube smart, tube abantu bakora business ariko zinubahirije ibisabwa byose, nibwo umuntu yunguka. Naho iyo ukora ibintu ucengana n'abantu hari igihe birangira unahombye, kandi atari uko wabuze abakiriya, ahubwo ari uko wabikoze nabi, wabikoze mu buryo butemewe.
Ikibazo cy'isuku nke mu maresitora cyagiye kigaragazwa mu bihe bitandukanye n'abazigana, aho bagiye bikoma isuku izigaragaramo bakavuga ko idahagije, ibibaviramo kurwara indwara ziterwa no kurya ibiryo byanduye. Bikwiye ko no mu mujyi wa Muhanga washyizwe mu mijyi 6 yunganira umujyi wa Kigali hakorwa ubukangurambaga kuri ba nyir'amaresitora bakongera isuku mu rwego rwo guharanira imibereho myiza y'abazigana. Ngendiruwi Patrick Muhirwa, Prime TV mu ntara y'Amajyepfo.